ibintu byaje gupfira ku kintu cyitwa gender. Gender ntago ari iy'abana b'Imana. Gender ntago ari iy'abana b'Imana kubera ko gender abamama twayakiriye ukuntu twumva ko twazamutse tureshya n'abagabo. Ntago tureshya nabo. Imana yabashizeho igitinyiro tutavangira. Imana yabashizeho ubudahangarwa utazigera bakura. Kubera iki? Uriya mugabo, uyu mugabo mubana ni ufite umugisha ku bana bawe n'urugo rwawe. Rero ntabwo uzabihindura nuko biri. Rero bisaba kumucira bugufi kugira ngo aguhe umugisha n'abana bawe. Gender ntabwo igomba kuza ngo twumve ko abagabo, ahubwo none abamama noneho ubu ngubu usanga noneho tutareshya nabo, ahubwo twazamutse kurutsa abagabo, twaruse abagabo. Kandi umugabo wawe iyo ava akagera arakuruta. Aba ari mugufi umusumba metero 2 arakuruta. Uba ufite amafaranga menshi kumurusha arakuruta. Nubwo waba uri perezida, iyo akaba kuri gate ya presidansi, iyo ageze mu rugo n'umugabo wawe arakuruta. Nubwo waba uri manager ya banki runaka, iyo akaba cashier, nimugera mu rugo uriya mugabo arakuruta. Byibuke neza ko akuruta, mucire bugufi mwubahe. Hari umugani nkunda cyane, reka nkubabwireho na murakaza bene data kuri Iranzi. Tubahe ikaze abashitsi, mwegere abasangwa, ni mwegere. Tuzirikana abantu baye barwaye, abantu baba barwaye bari mu bitaro, abantu babuza ababo batishimye, abantu ubuzima butamereye neza. Ibihe bijya biza bikagenda gutyo ariko bijya bishira. Rero wihangane mu buzima burimo utishimiye, wenda umubiri urakurya, wabuze umuntu wawe, ni myisi, ariko hari Imana ijya yomora intimba. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri divorce. Ariko niba uri uwa mbere uje kuri no channel, kora subscribe kandi wumve utegere, ni byiza. Buriya ijambo ry'Imana ryagiye tubwira ngo rega kwizera kuzanwa no kumva. Kwizera kuzanwa no kumva. Yes. Twizeye ibyo twizeye kubera ko twabyumvishe. Rero kumva ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ni byiza ko umva. Byibuse fata iminota mikeya umve gatoya gusa icyo ngiye kuvuga nurangiza ukomeze. Uyu munsi tugiye kuganira kuri divorce. Tukibaza ngo se divorce ziremewe mu bana b'Imana? Divorce zirakwiriye mu bantu bakijijwe? Kubu ngubu divorce zifite zafashe indi ntera cyane. Se birakwiriye ko abantu bakijijwe badivorcinga batandukana? Nibyo tugiye kuganira. Byose kubitangira kwacu turabihera mu ijambo ry'Imana. Turabihera mu ijambo ry'Imana kubera ko nituvuga divorce tuvuze urugo, tuvuze umuryango. Bavandimwe, bino bintu mubyumve cyane kubera ko ngewe ku giti cyanjye mfite umutwaro w'iki kintu cyitwa umuryango cyane. Kubera ko umuryango uri gusenyuka cyane kandi abantu bakijijwe, abantu basenga babireberera. Rero ni byiza ko reka tubiganireho bukeya. Umuryango, nituvuga umuryango twumva umushinga w'Imana. Nituvuga umuryango twumve ko tugiye muri project y'Imana. Kubera ko umuryango n'umushinga Imana y'ubwayo yiyicariye. Imana ubwayo iricaye iravuga ngo tureme umuntu. Ase natwe agira ishusho yacu. Imana irema Adamu. Imare kurema Adamu, Imana iyo ubwayo ibona ko atari byiza ko Adamu yabaho wenyine. Iravuga ngo noneho uyu muntu azicwa n'irungu, reka tumuremere umufasha, tumuremere undi muntu bagomba kubana ibihe byose. Imana iraza, uburyo ki Imana yaremye Eva turabizi ko Imana yamukuye mu rubavu rwa Adamu. Ijambo ry'Imana ryagiye tubwira ko Imana yasinzirije Adamu, imaze kumusinzirira imukuramo urubavu irukuramo umufasha. Adamu akimara kumubona amwita umugore. Rero nituvuga umuryango twumve ko iki ni igitekerezo cy'Imana
kuba ari igitekerezo cy'Imana rero, Imana igira umukompeta umwe bahora bahanganye, ari we Satani. Ni ukuvuga ngo niba umuryango ari igitekerezo cy'Imana, uyu muntu witwa Satani, ni ukuvuga ngo gahunda ziwe zose, imigambi yiwe yose ni ugufata imishinga y'Imana kuyica, ni ukugira ngo iby'Imana yagambiriye bidasohora, iby'Imana itekereza ntibibe, imishinga y'Imana iyica. Tuhise tujya muri Edeni ubwayo, niho Satani yatangiriye kugira gute? Gusenyera umuryango. Kubera ko Imana imaze kurema Adamu na Eva, yabashyize mu ngobyi, imaze kubashyira mu ngobyi, ibaha amabwiriza bagomba kugenderaho. Satani rero mu kugira ngo uyu mugore n'uyu mugabo bave ku Mana, kubera ko Imana yari yaremye ari umushinga wayo, Imana irekura ino proje yayo, yaraje batera gucumura kugira ngo Imana ibone ko yaferinze muri proje yayo. Noneho icya kabiri kandi, Satani mu gucumuza Adamu na Eva hari ikindi kintu yakoze. Ikintu yakoze ni iki? Habayemo gusubirana kwa Adamu na Eva, habayeho gutungana intoki kwa Adamu na Eva. Ba bantu bari umwe batangira gutungana intoki. Kubera iki? Imana yaraje ibaza Adamu, Adamu, ibi ni ibiki wakoze? Adamu ati, ni wa mugore wampaye. Uri kumva? Adamu abatunze Eva urutoki, Eva nawe ati, ni inzoka. Rero twumve ko gusenyuka k'umuryango ni umugambi wa Satani, ni umugambi wa Sekibi, ntabwo ari umugambi w'Imana. Gusenyuka k'umuryango ni umugambi wa Satani, kugira ngo Satani atere umugabo n'umugore gusubiranamo, hanyuma umuryango usenyuke. Kubera ko mu muryango niho Imana ijya inyuza imigambi yayo yose. Mu muryango Imana niho inyuza imigambi yayo yose. Kubera iki? Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana iri kubahana, buri wese Imana yagiye muhiwe hano. Ariko ugeze kuri Satani arayibwira ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazava umuntu uzagukandagira ku mutwe. Bivuze ngo mu muryango Imana inyuze mu muryango, mu muryango niho Imana ijya inyuza imishinga yayo yose. Umuryango ni umushinga munini w'Imana. Imare kurema, ifata imishinga yindi yose igiye inyuza mu muryango. Kubera iki? Nta muntu utajya ubyarwa n'umugore, nta muntu utabyarwa n'umugore n'umugabo, usibye Yesu umwana w'Imana gusa niwe utarabyawe n'umugore n'umugabo, ku bushake bw'umugore n'umugabo, ariko nawe yanyuze hehe? Toujours mu mugore. Bivuze ngo Satani rero kuba abona ko umuryango, umugore n'umugabo ari, navuga kuki, ari uruganda Imana ijya inyuzamwo, ijya ikoreramo ibyisha, ijya inyuzamwo imishinga ishaka yose. Satani ntabwo akunda umuryango. Satani yanga umuryango cyane. Umupapa n'umumama bari kubyumva, umukobwa utarashaka n'umusore utarashaka, ubimenye ko Satani yanga umuryango cyane. Satani yanga umuryango cyane. Satani ntabwo akunda umuryango. Kubera iki? Azi ko mu muryango ariho Imana ijya inyuza ibintu byose. Byose binyura mu muryango, byose binyura mu muryango, byose. Imirimo y'Imana inyuza mu bantu. Abakozi b'Imana ni abantu. Iby'Imana ikora byose binyuza mu bantu, kandi abantu bakorerwa mu muryango. Rero Satani ntabwo akunda umuryango. Niyo mpamvu na n'uyu munsi tubona divorce zabaye nyinshi. Twakwibaza ngo divorce zirakwiye mu bana b'Imana? Ikintu kimwe twavuga, divorce ntabwo zikwiye. Divorce ntabwo ari iz'abana b'Imana. Kubera iki? Kubera ko Imana mu kurema Adamu na Eva yabaremye bazabana karamata. Ijambo ry'Imana ryagiye tubwira ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we n'umugabo we akaramata ubuziraherezo. Rero bivuze ko ikijya kiza hagati y'umugabo n'umugore kikabatera gutandukana niba bakibanya karamata, ntabwo kiba kivuye ku Mana. Kandi gutandukana k'umugore n'umugabo ntabwo bikwiye, kubera ko Imana ijya ibahuza ari abantu bazabana karamata. Rero divorce ntabwo zikwiye mu bana b'Imana. Uko byagenda kose
ihanganire mugenzi wawe. Uko byagenda kose, intambara waba unyuramo zose mu rugo, urugo ntabwo rworoshye. Ngewe ni wenda nubwo ntaragira experience iri hejuru cyane, ariko gatoya mfite, ntabwo urugo rworoshye. Ngenda umumama w'abana 4, mfite umwana mukuru, wenda ntabwo ari mukuru cyane, ariko ko ari ngewe mbona ko ari mukuru. Rero umuryango ntabwo ari ikintu cyoroshye. Intambara ziba mu muryango ntabwo zoroshe, ariko uko biri kose, bera amaso urugo rwawe, ntiwemere ko Satani arutanya. Bera amaso umuryango, bera amaso urugo urimo wa mumama we, bera amaso urugo urimo wa mupapa we, kubera ko gusenyuka k'umuryango bijya biva kuri Satani. Satani we icyo agenderewe ni ukugira ngo imishinga y'Imana, gahunda z'Imana zijya zigaragara, ntizikajya zigera ku butsinzi bwazo. Rero kugira ngo Satani abigera nuko anyura mu muryango. Rero bera amaso umuryango wawe, bera amaso urugo rwawe, ntiwemere ko rusenyuka, kubera ko uyu mwuka uriho, uyu mwuka urahagurutse, uyu mwuka ni mwinshi. Bera amaso urugo rwawe. Ikintu cya kabiri, ese ni iki gituma ingo z'ubu zisenyuka? Ngewe ndaza kuvuga imwe gusa, hanyuma ndibuze kubasaba namwe muri comment mumbwire ibintu mwumva biri gusenya ingo ubu ngubu, kubera ko nshobora kuba nzi iki ngiki nawe ukabuza iki navuze. Wabuze urugo rwa mugenzi wawe cyarusenye, ukabuza urugo rw'umuturanyi cyarusenye, ni byiza. Ngewe ndavuga ikintu kimwe gusa, ni iki gisenya ingo ubu ngubu. Ikintu kimwe ngewe navuga gisenya ingo, mu gusenga kwawe, mu kubera amaso urugo rwawe, no mu kururwanirira. Icyo urwanirira ni iki? Ni kimwe gusa, ni uguhagarara mu nshingano zawe neza. Impamvu ingo z'ubu ziri gusenyuka, umugore yatakaje inshingano ziwe n'umugabo yatakaje inshingano ziwe, niyo mpamvu gusa. Nawe ibyo mbasabye, nawe uze kujya muri comment umbwire izindi mpamvu. Tuzaza gukora ikiganiro cya kabiri kugira ngo nongereho ibindi. Impamvu nyamukuru ituma ingo zisenyuka, nujya gusengera umuryango wawe, nusengera umuryango w'umuturanyi, nusengera umuryango akarere urimo, usenge iki kintu gitera ingo gusenyuka ubu ngubu. Umugabo yatakaje inshingano ziwe n'umugore atakaje inshingano ziwe. Umugabo atakaje inshingano ziwe gute? Umugore atakaje inshingano ziwe gute? Umugore, reka ariwe mvuga kubera ko ariwe mperaho. Inshingano z'umugore, Adamu na Eva, Imana yagiye ibaha inshingano zitandukanye, ariko inshingano ya mbere y'umugore ni uguca bugufi. Ni uguca bugufi. Inshingano ya mbere y'umugore niwe mpereyeho, ni uguca bugufi. Ni uguca bugufi. Mugore, abamama twatakana inshingano zacu zo guca bugufi. Ibi ndabivuga nk'ikintu nzi cyane. Abagabo, abamama twatakana inshingano zacu zo guca bugufi mu rugo. Nkubwire, nubwo waba bimeze bite, nubwo waba ari wowe utunze urugo, utegerezwa guca bugufi imbere ya wa mugabo utunze, kubera ko niko biri setted, niko biri, niko byubakitse. Tutagira icyo turenzaho, kubera ko kuva Imana yatangiriye hamwe avuga ngo umugore ujye uganduka, umugore wubahe. Ntabwo yigeze ishyiraho amaka exceptionnel, ntabwo yigeze kandi ngo igere ahantu yivuguruza. Uko byavuzwe niko bikiri kugeza uyu munsi. Abamama twirengagije inshingano, itegeko ryo guca bugufi, niyo hantu ingo ziri gusenyukira. Guca bugufi gute? Uyu munsi umumama uba ufite ubushobozi, birashoboka cyane, birashoboka ko umumama ushobora kugira akazi keza k'umugabo, ushobora gukora business yinjiza cyane kuruta umugabo. Ntabwo biravuga ko wa mugabo muri hejuru, ntibiravuga ko ugomba kumufatira ibyemezo, ntibiravuga ko ugomba kumukandamiza. Toujours ca bugufi. Igihe cyose uzazamuka, menya ko hari ikintu kigiye kwangirika. Umumama uyu munsi
nubwo waba umugabo wawe ari impumyi, waramushatse ubizi neza ko ari impumyi itajya ibona, cyangwa se agahomamo n'abantu, ari wowe ujya ugenda umurandasa, utegerezwa kumucira bugufi, kubera ko niko biri setode, niko biri, ni amahame, niko biri, usubira kumucira bugufi. Rero ahantu ibintu byaje gupfira ku kintu cyitwa gender. Gender ntago ari iy'abana b'Imana. Gender ntago ari iy'abana b'Imana, kubera ko gender abamama twayakiriye ukuntu twumva ko twazamutse tureshya n'abagabo. Ntago tureshya nabo, Imana yabashizeho igitinyiro tutavangira, Imana yabashizeho ubudahangarwa utazigera bakura. Kubera iki? Uriya mugabo, uyu mugabo mubana, ni ufite umugisha ku bana bawe n'urugo rwawe. Rero ntabwo uzabihindura nuko biri. Rero bisaba kumucira bugufi kugira ngo aguhe umugisha n'abana bawe. Gender ntabwo igomba kuza ngo twumve ko abagabo, ahubwo none abamama noneho ubu ngubu usanga noneho tutareshya nabo, ahubwo twazamutse kurutsa abagabo, twarusa abagabo. Kandi umugabo wawe iyo ava akagera arakuruta, aba ari mugufi umusumba metero 2 arakuruta. Uba ufite amafaranga menshi kumurusha, arakuruta. Nubwo waba uri perezida, iyo akaba kuri gate ya presidansi, iyo ageze mu rugo n'umugabo wawe arakuruta. Nubwo waba uri manager ya banki runaka, iyo akaba cashier, nimugera mu rugo uriya mugabo arakuruta. Byibuke neza ko akuruta, mucire bugufi, mwubahe. Hari umugani nkunda cyane, reka nkubabwireho namwe. Uyu mugani ni imigani y'Abayuda. Abayuda bagira imigani n'abagira iki barawugira. Uyu mugani ujya uvuga ko ni umugani tubyumve. Nuko ufite isomo ryiza, shaka ko tuwiga. Uyu mugani uvuga ko, urabona abari abantu Bayuda, imigani yabo yose ibiri related ku ijambo ry'Imana, kuri Bibiliya. Rero uyu mugani wabo uvuga ko Eva atari we mugore wa mbere Imana yaremeye Adamu. Ni umugani, ijambo ry'Imana Bibiliya itubwira ko umugore wa mbere Imana yaremeye Adamu ni Eva. Rero ntuze kuba confused n'iki ngiye kuvuga. Ni umugani, noneho unawushatse wawubona. Noneho uyu mugani uvuga ko Eva atari we mugore wa mbere Imana yaremeye Adamu. Umugore wa mbere Imana yaremeye Adamu yari umugore witwaga Lilith. Lilith bivuga, ngiye kubispellinga ni Lilith, Lilith. Noneho uyu Lilith, Imana ivuga ko, uyu mugani uvuga ko ari wo mugore wa mbere Imana yaremeye Adamu. Ariko uyu mugani ukavuga ko Imana itaremye Lilith imukuye muri Adamu, ahubwo yamuremye nk'uko yaremye Adamu irabumba. Noneho uyu Lilith we yaje afite figa nk'iy'abagabo, ari umugabo, avuga nk'abagabo, afite imbaraga nk'iz'abagabo, mbese nta difference yari yarafite kuri we na Adamu. Noneho uyu mugore kwibona ko ameze nk'Adamu byazamuye pride yiwe, yumva ko nta kintu Adamu amurusha, yumva ko nta kintu Adamu yagira. Adamu yamubwira ikintu akamuzamukana, Adamu yamubwira ikintu akamuzamukana. Iki kintu ngo cyababaje Imana cyane, kuba uyu mugore Lilith ataraciraga bugufi Adamu. Kibabaza Imana cyane, byaje ujya ukomeza cyane ukavuga ibintu byinshi, ariko ndagarukira aho ngaho. Biza gutuma Imana imutandukanya na Adamu. Noneho abariho Imana noneho ivuga ngo umugore wa kabiri nzaremera Adamu, nzamumukuramo kugira ngo aze ari afite intege nkeya kuri Adamu. Noneho ivuga ko aribwo Imana yafashe Adamu, noneho iramusinziza mukura mu rubavu, haza kuvamo uyu mugore uteye nkatwe bubu ngubu, dufite izi figa ziri hambo, ku buryo ubona ko umugabo ari umunyembaraga kukurusha. Rero impamvu nzanye uyu mugani w'abajife n'uwuhe, ni ukubera ko utwereka ko nubwo ari umugani urimo inyigisho y'uko kugagara kwawe mugore, kuba wagira ubushobozi mungana n'ubw'umugabo, kuba wakora nk'ibyo umugabo akora, kuba wavuga nkawe, kuba ufite ubwenge bungana n'ubwe cyangwa ubumurusha, bitavuze ko
ugomba kumukandamiza. Ntibivuze ko ubwo umufiteho itegeko. Uyu mugabo menya ko ari hejuru yawe igihe cyose. Rero impamvu ya mbere iri gutuma ingo zisenyuka, ya mbere, umugore yibagiwe inshingano ziwe, umugore yibagiwe itegeko ry'Imana ku mugabo afite. Arazamuka yumva ko areshya n'umugabo. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, ku bagabo. Abagabo nabo birengagije inshingano zabo ku bagore. Kubera iki? Imana yabwiye Adamu, iramubwira ngo uyu mugore kwifuza ko iyo kose kuzakubaho kandi uzamukunde. Ukunde uyu mugore kandi kwifuza ko iwe kukuriho. Ni ukuvuga ngo ugomba gushaka ibikenewe by'uyu mugore, kandi kigeretseho kabiri uzamukunde. Ikintu cya kabiri, turacyari kuri cya kintu cya mbere ariko kuri pati y'abagabo. Abagabo birengagije inshingano zabo ku bagore. Umugabo afite inshingano zo gukunda umugore we. Iya kabiri, kubonera uyu mugore, guhaza kwifuza kwiwe. Nubwo mvuze gutya, ntabwo mvuze ko abagore batagomba gukora, ariko ubu ngubu hari igihe ushobora gusanga umugabo kuba afite umugore ubishoboye kuba yashaka amafaranga, ushoboye gukora, ubishoboye, ufite akazi keza, iwe agahita yishyira muri comfort zone, akumva ko ari sawa, umugore arabigize. Kandi nyamara buriya abagore muri kamere yabo dushimishwa n'ibintu duhawe n'abagabo cyane kuruta ibyo twakwiha. Nuri kureba wenda urugero, umumama ushobora kuba nkora, ushobora kuba mfite akazi kampa amafaranga menshi, mfite ubushobozi bwo kwigurira buri kintu cyose nshaka. Ibintu nigurira ntabwo byanshimisha nk'ikintu umugabo wanjye yanguriye, kandi nanjye ntabuze ubushobozi bwo kwigurira icyo nshaka. Abamama dushimishwa cyane no kubona ibyo abagabo bakora kuruta uko ibyo batoye ibyo twakora. Kubera iki? Niko turi kwifuza kwacu Imana yagushize ku bagabo, kunyurwa kwacu Imana yagushize ku bagabo. Rero akenshi usanga abagabo hari igihe yibagirwa iyi nshingano, akumva ko umugore yabikora, iwe agahita yishyira ahantu hari comfort, akumva ko ari uko nguko. Wirengagije inshingano, ugasanga ntajya amenya ibyo mu rugo, ntamenya abana, ntajya amenya school fees, ntamenya ko abana bambaye, ntamenya ko bambaye ubusa, ntamenya ko barwaye, ntamenya, kubera ki azi ko umugore abishoboye, arabyirukamo byose. Ntamenya ko umugore yishimye, ntamenya ko ababaye, ntamenya. Umugabo wirengagije inshingano zawe, uri kwisenyera urugo wenyine. Kubera ko nubwo umugore yaba afite byinshi, akora amafaranga menshi, byibuze agenda uzane 25% y'ibyo ajyazana. Byibuze agenda uzane gake cyane, byibuze abone ko nawe uri guparticipatinga mu by'urugo. Cya kabiri, inshingano yo gukunda. Aba papa bibagiwe inshingano yo gukunda abamama, abagore babo. Urebye ibintu biri kwica ingo, biri gutuma ingo senyuka, bikubiye muri ibyo bintu bibiri. Umugore nuko yirengagiza inshingano ziwe, n'umugabo yirengagiza inshingano ziwe. Barikira aho ngaho, urugo Satani arinjira, ararujaje, atarugira uko ashakiye, noneho agakoresha password ashaka kugira ngo abinjire. Kubera ko urugo already mwebwe ntimukirubereye maso, mwarirengagije inshingano ya kabiri yo gukunda. Aba papa, abagabo bajya bumva ko niba yagejeje umumama mu rugo, niba yashatse umukobwa, urukundo rushiriye hahandi, iyo abyaye kabiri gatatu nibyo byarangiriye aho ngaho, ntugire ikindi kintu uzamubwira. Ntabwo ariko biri. Abagore ni abantu bahora bategereje gukundwa n'abagabo babo. Abagore ni abantu bashaka urukundo ku bagabo babo. Ni abantu bakeneye ko abagabo babitaho, babakunda. Ni abantu bakeneye ko abagabo babwira ko babakunze. Ariko usanga abagabo ubu ngubu baratereye iyo ngiyo, wenda iyi nshingano yo kuba ahagurukira urugo, akarushakira, agaprovidinga kuri buri kimwe cyose urugo rukeneye, yarayujuje. Ariko inshingano yo gukunda umugore yashatse yarayitakaje. Ibi nabyo biri gusenya ingo. Ibi nibyo biri gusenya ingo, nuko umugore yirengagije uruhare rwiwe mu rugo, n'umugabo yirengagije uruhare rwiwe mu rugo.
umugore yirengaga inshingano ye n'umugabo yirengaga inshingano ziwe. Umugabo utegerezwa gukunda uyu mugore washatse, ahubwo urukundo rukiyongera birushijeho uko wamukundaga utaramushaka, kubera ko wamuzanye ari umukobwa, amaze kukubyarira abana, ari mu buzima bwawe, nta kigutandukanyije nawe, rugomba kwiyongera kuruta uko rwakagabanutse. Ariko abagabo usanga iyo amaze kugushaka ubyaye 2, 3, 4 ahita kugira umuntu uri aho ngaho, umuntu wo kuza gusa amenye ko gahunda ziwe mu rugo zimeze neza, abana bameze neza, n'ibyo bikarangirira aho ngaho nta bindi. Ahubwo abandi ugasanga barabakomeretsa, ntabwo yamenye kumubwira neza, ni umuntu wo kumubwira nabi, ni umuntu wo kwirirwa amutonganya, ni umuntu wo kumubwira amagambo amukomeretsa, ni umuntu. Abagabo mukunde abagore banyu kugira ngo ingo zibe neza. Hari umama wanyubishije ariko diwe umugabo ari kumutonganya, arambwira ati noneho ngino nyumvire hano. Watekereza umugabo wishakiye umugore wiwe kubwira umugore ngo wowe uri igicucu, uri igipfu cyo ku rwego rwa nyuma, uri igicucu nta bwenge ugira, arambwira ati mbabara unyumvire iri kode. Sanga umugabo yakamejeje, kandi mbajije umugore ikintu yari yakoze, sanga yari yakoze kandi ikintu kitatuma umugabo avuga ikintu cyoroheje, ikintu navuga ngo cyoroheje ku ruhe rwego. Ariko watekereza umugabo ufata agatuka umugabo we, umugore uri igicucu nta bwenge ugira, uwo mugore uri gutekereza ukuntu amarangamutima yiwe ari gupfa, uri kwica amarangamutima yiwe kubera iki? Urukundo muri we rwagabanutse. Rero iyindi mpamvu iri gutuma ingo zisenyuka ubu ngubu ni iyi mpamvu imwe gusa, uko umugore yibagiwe inshingano ziwe n'umugabo yibagiwe inshingano ziwe. Umugore yirengagije inshingano ziwe n'umugabo ati inshingano ziwe. Ibi rero biri gusenya ingo byazimaze. Rero niba usengera urugo, niba usengera umuryango, uhera ku mugore n'umugabo. Umugore yongere amenye inshingano ziwe, n'umugabo yongere amenye inshingano ziwe. Umugore amenye inshingano ziwe mu rugo ku mugabo, n'umugabo amenye inshingano ziwe mu rugo ku mugore. Kubera ko nibitaba gutyo Satani warinjira akaza agasenya, kubera ko ijambo ry'Imana ryatubwira ngo dore umwanzi we nta kindi kimujyana ajyanwa no kwica, kwiba ndetse no kurimbura. Hari igihe Satani yaza ntashobore gusenya ngo yangize burundu, akagenda yibye mukabana ariko mutishimye. Yabibye ibyishimo byo mu rugo rwanyu, mukabana mutagiseka, mukabana mutakikizerana, kubera iki? Satani yaraje yiba icyizere mu rugo rwanyu. Abo ngabo nabo yorohereje, ataje ngo yicare imbure, amareho umuryango, umugore ajye muri quartier yiwe, umugabo nawe ajye muri quartier yiwe, bagabana abana. Ugasanga noneho hari abo yinjiye agasiga yibye, akiba trust, akiba ibyishimo, akiba umunezero, akiba ubutunzi bwanyu. Kubera iki? Yarinjiye, mwananiwe kubera amaso inshingano zanyu zo mu rugo, arinjira. Rero Satani we ntaryamye ku manywa na nijoro, abereho gusenya ingo. Kubera amaso ingo zacu nta kindi nuko tubera amaso inshingano zacu. Umumama ubere amaso inshingano zawe, umupapa ubere amaso inshingano zawe, ubisengere. Uvuga ngo umugore ubwo mumaranye imyaka 10, imyaka 20 ntawe yaba kigiye. Ndikubwiza ukuri, n'uwo mumaranye imyaka 40 yagenda. Umugore mumaranye imyaka 40 mwatandukana, biterwa n'igihe mwafunguriye Satani irembo. Rero bera amaso urugo rwawe. Divorce ntabwo ari y'abana b'Imana. Bera amaso urugo rwawe, rubungabunge. Nubona umugabo atangiye kwinjirwamo n'igipepo cyo gusenya, nubona umugore yinjiyemo n'igipepo cyo gusenya, bamaso. Umugore bamaso, umugabo bamaso. Nuwumva umwuka wo gusenya waje, bamaso, umenye irembo mwafunguye ryari ryo kugira muri funge. Reba ko wahagaze mu nshingano zawe neza nk'umugore. Numara n'umugabo murebe ko mwahagaze mu nshingano zanyu neza, kugira ngo urugo rubeho. Kubera ko urugo n'umushinga w'Imana. Imana niho ijya inyura
Imana niho ijya inyura mu rugo ije gusoza iyi mishinga yayo yose ishaka ku isi. Ibikorwa by'Imana byose ku isi ijya binyuza mu muryango. Rero kugira ngo ibi bikorwa by'Imana bigerweho, nuko umuryango uba wubakitse neza, nuko umuryango uba ufite ireme rizima, nuko umuryango uba wubakitse, umugore n'umugabo bahagaze mu nshingano zabo, Imana ikabona aho ihagarara kugira ngo isohoze imishinga yayo. Gusenya ntabwo bijya biva ku Mana. Divorce nubwo hari abashumba bayemera, nubwo hari amatorero yemera, hari impamvu ziriho zemera gutandukana tuzaza kuvuga mu kiganiro cya kabiri kizakurikiraho. Hari impamvu zemera, impamvu ziba ziriho Bibiliya yemera, impamvu zatuma umugore n'umugabo batandukana zirahari, ariko impamvu nyinshi ziri ubu ngubu ni iyi ngiyi twavuze. Impamvu iri gutuma ingo zisenyuka ni iyi ngiyi twavuze, nuko bene rugo, umugore n'umugabo bibagiwe inshingano zabo mu rugo. Rero niba umufite umutwaro wo kuntu ingo ziri gusenyuka, senga, kandi gusenga kwawe ubishyire kuri iki cyifuzo. Umugabo ujye ubwira Imana ngo abagabo nibabere maso inshingano zabo mu ngo, n'abagore babere maso inshingano zabo mu ngo, kugira ngo wubake urugo ruzima. Kubera ko mu gihe hatabayeho kubera maso inshingano, muba mufungure Satani irembo kugira ngo yinjire asenye rwose, yibe cyangwa se yice. Rero ingo z'abakristo mube maso. Satani nta rugo ajya atinya, ntarwo. Satani nta rugo yatinya gusenya, kandi Satani ntajya akenera impamvu nini kugira ngo asenye. Satani navuga gute? Satani inkweto yose wamuha yayambara akayikwirwamo, akinjira iwawe akavogera. Irembo ryose wamufungurira yaryigana akarikwirwamo, akinjira iwawe akavogera. Rero Satani nta myaka y'urugo yatinya, ngo urugo rumaze imyaka myinshi, imyaka y'ubukure ntajya ayitinya. Hoya, icyo Satani atinya, ajya atinya urugo rurimo umugore n'umugabo bahagaze hejuru y'inshingano zabo, kandi urugo rwabo bakarwubaka ku mahame y'urugo rwa Gikristo, karwubaka hejuru y'amahame y'urugo rwa Gikristo. Nicyo Satani atinya. Rero bera amaso urugo rwawe, bera amaso urugo rwawe, nibyo byiza. Twange amadivorce. Niwumva umwuka wo gusenya waje, niwumva umwuka wo kwanga umugabo wawe cyangwa kwanga umugore wawe waje, fata ibihe byo gusenga, jya mu masengesho, bwira Imana, jya mu masengesho, bwira Imana ko utagomba gusenya, ugomba kuguma muri rwa rugo. Ntiwemere ko Satani avogera urugo ngo warusenye, kubera ko urugo n'umushinga w'Imana. Kandi Satani icyo ashaka ni ukugira ngo yangize, asenye, yibe, yice. Rero bera amaso urugo rwawe kugira ngo ruzavemwo ejo tuzabone ishanga cyangwa se urubyaro ruzubaha Imana. Nta handi Imana ijya inyuza abakozi bayo, nta handi Imana ijya inyuza urubyaro ruzayikorera, ni mu muryango. Rero reka turangirize ahangaha, ariko kugira ngo tugire, mwandike muri comment impamvu wakumva igisesenya urugo. Ese ni iyihe mpamvu? Ni iyihe mpamvu yatuma urwo rusenyuka rugashira? Ni iyihe? Kubera ko bijya biterwa n'izi mpamvu zabuze kubabarira no gukemura, biterwa n'iyi mpamvu yo kudahagara mu nshingano neza. Rero muri comment ushaka ko hari impamvu specific twaganiraho mu bisenyero ingo, yandike muri comment, kandi wibuke gukora subscribe. Kandi ikigenderewe cyane, bera amaso urugo rwawe, bera amaso urugo rwawe, kubera ko Satani we icyo ahagurukiye ubu ngubu ni ugusenya ingo, icyo ahagurukiye ubu ngubu ni ukumaraho umuryango. Ubutaha tuzaza tuvuga kandi impamvu abantu b'isi bafashe nk'impamvu zituma ingo zisenyuka, niturangiza turebe impamvu Satani yanga umuryango cyane. Kubera ko kwanga umuryango, Satani impamvu yanga umuryango cyane nibijya biva mu muryango, ari rwo rubyaro rwacu. Tuzareba umumaro w'urubyaro rw'abana b'Imana, tuzareba umumaro w'urubyaro ruza rukomoka mu muryango, icyo Imana igira ukoresha kijya gituma Satani arwanga cyane. Murakoze cyane, kora subscribe.